Nshuti bakunzi bacu ndabasuhuje, ndi mu Rwanashyaka Siriyaki. Kino kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka ya Yohana Umubatiza, umwe wabatije Yesu. Biraba binadufashije gusubiza umwe mu nshuti zacu watwandikiye adusaba kumukorera ikiganiro ku mateka ya Yohana Umubatiza wabatije Yesu Kristo. Mbahaye ikaze, nimuze twiharire uruhuge ubundi duhugurane ku mateka yaranze Yohana Umubatiza, umwe wabatije Yesu Kristo, kandi akaba yari integuza yateguraga amayira ya Nyagasani. Mbahaye ikaze. Mbere na mbere nabibutsa ko muri Bibiliya havugwamo ba Yohana bagera kuri 5. Hari Yohana Umubatiza, uyu nguyu tugiye kuvugaho. Hakaba Yohana se w'intumwa Petero, wamusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 42. Hakaba na Yohana intumwa ya Yesu mwene Zebedayo, tumusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 10 umurongo wa 2. Iyi ntumwa niyo yanditse ivanjiri ya Yohana, yanditse n'amabaruwa 3 yamwitiriwe hamwe n'igitabo cy'ibyahishuwe. Nanone muri Bibiliya tuhasanga Yohana nanone bitaga Mariko, wanditse ivanjiri ya Mariko. Turamusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 12. Yohana wa 5 we yari umutegetsi w'Umuyahudi ushobora kuba yarafitanye isano n'umukuru w'abatambyi Ana. Tubisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 6. Reka twe gutinda kuri ba Yohana bandi, uyu munsi twirebere kuri Yohana Umubatiza, umwe wabatijwe Yesu Kristo. Ese Yohana Umubatiza yari muntu ki? Yohana Umubatiza ni mwene Zekariya na Elizabeti. Zekariya yari umutambyi, aba nibo babyeyi ba Yohana. Yohana yavutse mu buryo bw'igitangaza kuko nyina yari yarabuze urubyaro, ikindi kandi Elizabeti na Zekariya bari bageze mu zabukuru. Tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Yohana Umubatiza yabayeho mu kinyejana cya mbere kandi yavutse mbere gato yuko Yesu avuka. Imana yamuhaye inshingano yo gutegurira inzira Mesiya ari we Kristo. Yohana Umubatiza nanone Bibiliya ivuga ko yari umuhanuzi w'Imana nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 76. Yohana yakoze umurimo wo gutegura amayira ya Nyagasani, atangariza abagenzi be b'Abayahudi ubutumwa buturuka ku Mana kugira ngo bayigarukire. Twabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, muri Luka igice cya mbere umurongo wa 13, uwa 16 n'uwa 17. Ubutumwa Yohana yatangazaga bwafashije abantu b'imitima itaryarya kwemera ko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya wasezeranijwe. Nkuko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 11 umurongo wa 10. Yohana yasabye abamwumvaga kwihana kandi bakabigaragarisha kubatizwa. Tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 3 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Yohana yitwa Umubatiza kuko yabatije abantu benshi. Umubatizo w'ingenzi kurusha indi yose yakoze ni igihe yabatizaga Yesu nk'uko bigaragara muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 9. Yohana Umubatiza yari umuntu wihariye kubera yuko ibyo yari gukora byari byarahanuwe kera mbere yuko avuka. Umurimo wo kubwiriza Yohana yakoraga wasohoje ubuhanuzi bwo muri Bibiliya buvuga iby'intumwa y'Imana muri Maraki ibice 3 umurongo wa 1 ndetse no muri Matayo ibice 3 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Niwe woherejwe ngo ategurire Imana ubwoko bwitegure. Yateguriye bagenzi be b'Abayahudi kwakira ubutumwa bw'uhagarariye Imana, ni ukuvuga Yesu Kristo. Twabisanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 17.
umurage wa Yohana Umubatiza Yesu yasize avuze ni uko ngo mu babyawe n'abagore hatigeze habaho umuntu ukomeye kuruta Yohana Umubatiza, nyamara uworoheje mu bwami bwo mu ijuru arakomeye kumuruta. Ibyo wabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 11. Yohana ntiyari umuhanuzi gusa, ahubwo niwe ntumwa yari yarasezeranyijwe. Niyo mpamvu nta muntu wabayeho mbere ye ukomeye kumuruta. Reka turebere hamwe n'amaherezo ya Yohana Umubatiza. Turebe uwishe Yohana Umubatiza. Umwami Herode Antipa niwe wategetse ko Yohana acibwa umutwe. Umugore we Herodiya yifashishije umukobwa we maze asaba ko Yohana acibwa umutwe. Uwo mugore yangaga Yohana cyane kubera ko yari yarabwiye Herode wari warahindukiriye idini rya Kiyahudi ko ishyingirwa ryabo ritari ryemewe n'amategeko y'Abayahudi. Twabisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12, ndetse no muri Mariko ibice 6 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Inyigisho za Yohana Umubatiza ntago zari zihanganye na gato n'inyigisho za Yesu Kristo, kuko nta hantu na hamwe muri Bibiliya ivuga ko Yohana na Yesu barushanwaga. Mu by'ukuri Yohana ubwe yivugiye ko atazanywe no guhangana na Mesiya, ahubwo ko yaje kumutegurira inzira. Yaragize ati, mbatiriza mu mazi ngo Isiraheli mumenye. Yongeyeho ati, uwo ni umwana w'Imana, nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 34. Yohana yashimishwaga no kumva ko umurimo yakoraga wagendaga neza. Hari benshi bibaza niba koko Yohana Umubatiza yarabayeho. Bamwe barabyemera abandi bakabihakana. Nyamara dusuzumye iby'abanyamateka banditse n'abacukumbuzi, dushobora kubona ukuri kuri iyi ngingo. Mu mavanjiri havugwamo inkuru ya Yohana Umubatiza wabwirizaga iby'ubwami bw'Imana mu karere ka Yudaya. Reka turebere hamwe icyo abahanga mu by'amateka nabo bemera kubivugwa niba Yohana Umubatiza yaba yarabayeho cyangwa se atarabayeho. Urugero ni urw'umuhanga mu by'amateka wo mu kinyejana cya mbere witwaga Flavius Joseph. Yavuze ko Yohana Umubatiza yashishikarizaga Abayahudi kuba abakiranutsi, kwiyegurira Imana no kubatizwa. Wabisanga mu gitabo cye. Bibiliya ivuga ko Yohana Umubatiza yacyashye Herode Antipa wategekaga intara ya Galilaya na Pereya. Herode yari Umuyahudi wavugaga ko yakurikizaga amategeko ya Mose, nyamara yari yaracyuye umugore witwaga Herodiya, akaba yari umugore w'umuvandimwe we. Yohana yahoraga bimucyahira. Twabisanga muri Mariko ibice 6 umurongo wa 18. Ibyo nabyo abahanga mu by'amateka barabyemeza ko byabayeho. Wa muhanga mu by'amateka wabayeho mu kinyejana cya mbere witwa Flavius Joseph yavuze ko Herode Antipa yakunze Herodiya ndetse agatinyuka no kumusaba ko babana. Herodiya yarabyemeye ati umugabo we ajya kwibanira na Antipa. Bibiliya ivuga ko abantu b'i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'abo mu turere dukikije Yorodani bose basangaga Yohana Umubatiza akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, kuko biri muri Matayo ibice 3 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Joseph nawe yemeje ko ibyo byabayeho. Yaranditse ati, abantu benshi bajyaga kumva inyigisho za Yohana kandi zarabashimishaga cyane. Biragaragara rero ko umuhanga mu by'amateka witwa Joseph yemeraga ko Yohana Umubatiza yabayeho. Ubwo rero natwe ntitwabishidikanyaho. Nshuti bakunzi bacu, mbashimiye ko mwari mudukurikiye. Nge ndi mu Rwanashyaka Siriyake, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ndabashishikariza gukomeza kumva no gukurikirana ibiganiro twabashyiriye kuri uru rubuga
naho ubutaha. Imana nibaha umugisha.